Bakunzi bacu mwari mutekereje igice cya kabiri cya ya filime, dore nk'iki cyahageze. Twasize uriya musore ari kubwira uriya mugore ngo good night, ngaho ryama ijoro ryiza. Wa mugore aho kuryama, mama we aho kuryama yarabyutse aramubwira ati se kunsize, ati se ugiye he, hagarara aho ngaho. Umusore yarikanze cyane, umusore yarikanze mu kwikanga. Umugore amubwira ati se uri kujya, umusore amubwira ati wandekwe nanjye nkajya kwiryamira, ati se ntabwo turarana, ati ntabwo turarana. Umusore yarikanze cyane agumya kwisobanura. Umugore amubwira ati ntabwo wansiga, wanyweye ku muhanda, nari nzi ko tuzajya duhorana turi kumwe, ntabwo twatandukana. Barebye barimo gukora, umugore yakije televiziyo bari gusomana muri televiziyo. Umusore yarikanze cyane aramubwira ati se ubu ngubu koko ni ibiki washyizemo? Umusore ntagashabutse, ariko uyu mukobwa we ntagasadunda. Umusore yahise azimya televiziyo ati biriya ni ibiki wacometse, biriya ni ibiki? Yaramubwiye ati ibyo bintu byihorere, ahubwo wowe ryama tuzasubira ejo. Umukobwa ntabwo ari kubyumva cyane, ntabwo ari kubyumva, ntabwo ari kwiyumvisha ukuntu umusore nk'uyu baba batagiye kurara. Ati sawa narebe nagira neza kaniryamire, ati bayi. Umusore aramubwira ati ok sawa ugira ijoro ryiza. Umukobwa disi mu kuryama yabuze ibitutsi, ibintu byose byanze. Mbega we yari azi ko nyine bararana. Barakwereka hanze haje cyamucoma, cyamucoma cyaje gisanga wa mukobwa muri cya cyumba, sinzi ngo kije kureba iki. Wagira ngo baraziranye. Ubike ko uno mukobwa bamukuye ku muhanda, yarazanye n'abantu benshi nyine, bose bamubonaga ari gusabiriza nyine. None benshi birabatungura kuba bari kumubona mu gipangu cyiza cy'uyu musore. Kandi uyu mukobwa yareberaga ku muhanda, ari wa wundi banagira akantu ko kurya, aba yashonje, utuntu tw'uducapati, utuntu tw'uturindazi, ukuntu abantu baba basigaje. Wibuka neza uyu musore we yamunagiye akabogisi kariho n'impeta. Nimba utararebye igice cya mbere wajya kukireba, nacyo kiraryoshye kandi kirahari. Nabonye abantu benshi baranditse muri komenti ngo duha akandi gace ka kabiri. Igice cya kabiri ni iki? Mwibutsa neza ko wakora subscribe tukazamura ino channel, dore ni nshyashya, tukayizamura nayo, ubundi nkajya mbaha filime buri munsi kandi ziryoshye zimeze neza. Umukobwa disi abonye uno musore atangira kwirukanka arishima cyane, yatangiye kugenda yirukanka mu nzu. Mwibutse neza bageze mu mataje, kandi uwo musore disi barimo barasireyinga muri kino gipangu cyabo. Umukobwa kugera hano yarahagaze, yabonye umuntu wicaye hano arikanga, ati si uyu ninde? N'umugore wawe wari ufite? Ati hoya, uyu se ninde? Ati uyu nguyu ni mushiki wanjye. Umusore yamweretse mushiki we, mbese tangiye no kujya amwereka imiryango yabo. Ahubwo ati ngahambare inkweto. Mu nzu z'abakire haba harimo ahantu henshi bagenda bahinduranya inkweto nyine bitewe n'aho bageze. Yaramubwiye ati ngahambare izindi nkweto ubundi uze tugende. Uyu mukobwa yarikanze, ni mushiki wawe? Undi nawe ngo uyu ni umugore wawe? Ati niwe. Namubwiye ati se ko ufite akagore keza disi mama karitonda, dore akagore disi nako karigwengeje, karavuga gati uyu ni muramukazi wanjye. Disi no musore yatangiye kumwereka imiryango. Mwibutsa neza ko wakora subscribe, iyi channel ni nshyashya tukayizamura. Umugore yatangiye kumubwira ati ase uwo mugore wawe kundeba wagira ngo arasuzugura? Ati nyine ntago nsuzugura, nditonda. Atangiye kwisobanura. Umukobwa yarisobanuye disi. Wa mushiki w'umusore nawe atangiye kumuhata ibibazo byinshi cyane ko aba yinjiye mu buzima bwabo, agiye kumenya byinshi kuri bo ko bari babayeho neza.
uyu mukobwa yatangiye kwisobanura neza cyane, noneho duratangira gushimisha muramukazi we avuga ati ndekura abantu nsubize ibyo nakubajije. Disi umukobwa yarikanze noneho ngo ntabwo agira ubwoba, atangiye kubugira, batangiye kumwereka ko bakaze ati se ngucapa urushyi. Mushiki w'uyu musore nawe arakaze cyane, ariko ubwo ati se njye nagucapa urushyi uramutse uzanye ibintu by'imikino utanshubije ibyo nkubajije, wowe uje kwinjira mu buzima bwacu, none wowe ntabwo uri kunsobanurira wowe wari ubayeho ute. Yanze kumubwira ko yarabaye ku muhanda. Umusore kumubwira ati umukobwa mwihorere turaziranye, twari dusanzwe tuzanye ku kazi ahantu nakuraga, subize se. Ati se si wabonye ko twazanye? Ati twarazanye mu modoka, niyo mpamvu ugomba kumureka kuko ngenda muzi byinshi kuri we, ahubwo uzambaze turi kumwe twitonze. Naho kumubaza gutya yagushihura akakubwira nabi. Umushiki we nawe ati nanjye se ko natoroshye, twebwe hano turi abakire tujugunye amafaranga gutya. Umukobwa desi abonye ukuntu hano bajugunye amafaranga, we yakibuka ukuntu we bamunageraga n'ibyo kurya n'igiceri yabonaga, agatangira gutoragura, agatangira kuvuga ati disi aya mafaranga njye sinayabonaga hano nabaga, yo none dore hano murimo murajugunya. Gusa ko mbaye mu miliyoneri, ngo sheri ngo mbaye mu miliyoneri. Uyu banze kumubwira ibyo yashakaga, none aje yarakaye, aje ari kwicara atavuga yarakaye. Agakobwa disi nako kari hano karishimye cyane, kari kuganira n'uyu musore, bageze ku meza bari gufata akantu ko kunywa ka cyayi mu gitondo. disi umukobwa ari kumubwira ati dore fata agakeke hariya maze ugakate ubundi twishimane. Ati se nuko biba bimeze? Umusore disi batangiye kumuhamagara, mu kumuhamagara akabakupa akabihorera, avuga ati kanetambikira umufasha wanjye. Yo umukobwa disi ari kubuka ahantu yavuye, ati bari kunamika koko, ariko mana ko gatezana nitamike ahubwo nawe reka ngo utamike. Umusore baramuhamagara agahita akupa telefone, ati se ni ibiki? Umukobwa disi batangiye kumubwira umukobwa we ahantu hose yaribukaga cyane ibintu yanyuragamo n'ukuntu yahagaritse uriya musore mu modoka, byose bikamujena kubyibuka neza, ariko akabirenzaho agakubita umutwe bikamuvamo kugira ngo arebe ko yakishima, akibuka ukuntu yahagaritse imodoka baze ngo arapfuye kandi disi umukobwa yari muzima. Yo disi umusore disi kubyiyumvisha byaramugoraga, umukobwa ahantu hose yabaga ari kubyumva yahitaga ahinduka nk'umusazi neza neza, ahubwo akagira ubwoba agashaka umuntu umuba hafi, kubera yuko ibintu byo gukata amakeke yo biri kumujena cyane, ari kubyibagirwa, ari kubireba akavuga ati se ibi ni ibiki koko, ibi ni ibiki? Ati ntabwo nzi ko nzagera ku irevo ndiho. Ati se yo, ati hangane bibaho mu buzima, buriya iyo ukenye kiba gikurikiyeho no gukira. Nimba uri mu muhanda ikintu kiba gikurikiyeho ni ukuvamo ukagera ahandi hantu ujya. Yo nk'uko iyo umuntu ari muzima cyangwa gisigayeho ni ukwitaba Imana. Yo mubitse neza ko wakora subscribe, igiciro ni nshyashya tukayizamura. Nimba wakunze iyi video wayisharinga inshuti zawe kugira ngo tugumye twubake umuryango mugari. Umusore disi yatangiye kwibuka nawe n'umugore nawe ukuntu ari kwibuka ibintu byinshi, n'ukuntu nawe no kurya bimunaniye. Uyu musore disi nawe bikamubabaza cyane, abantu bari kumuhamagara bose yahitaga arabakopa, ubwo akanakira shoferi ati uzi ko wa mukobwa uzi ko ngo atari no kurya. Noneho kandebe aranamitse, umusore atangira kwishimamo gakeya, ariko nubwo yishimamo gakeya ntabwo ari kubyumvisha neza cyane. Yo barakwereka bararyamye, bwarije wa mugore ajya kuryama, mu kujya kuryama wa musore yaza kumureba, umugore ibyo yabaga arimo byose ahitaga bivamo, wa mukobwa byose ahitaga bivamo, akabanza ahubwo agatega amatwi uyu musore byamubwira. Yo umukobwa disi yabonye umusore mwiza umwitayeho, atangira kumwenyuramo gakeya, akavuga ati ni wowe wanjye, ni wowe narabuze mu buzima. Umusore nawe ati
nanjye ni wowe nari narabuze. Yo ati se nibyo koko? Ati nibyo. Yo umusore disi yatangiye kwikundira umukunzi we, abandi bo bari aho ngaho ku muhanda baramuteraga amabuye. Ati yo uziko narabuze umuntu wabaga wanamobera koko, none wowe uri kumobera. Disi birababaje kandi biranashimishije kubona umukobwa yareberaga ku muhanda akaba yarabonye umusore w'umukire nk'uyu nguyu. Nimba utarabonye igice cya mbere wagiye kukireba, cyarasohotse nicyo cyabanje kiriho, kiri kuri yicano, ubundi ugakora subscribe, ugakora na share, uyishaka inshuti yawe, ubundi tukubaka umuryango mugari. Disi umukobwa yatangiye gukoresha ibiteye isoni uno musore yatashakaga, atangiye kumubwira ati dusomane, ati turi mu nzu twenyine, reka twenjoyinge. Umukobwa disi yatangiye kubwira uno musore ati reka ngusome n'ubundi numvisha abari byiza. Ati sizabyumvishe he kuko njye numva bavuga bandese abanyuraga. Yo umusore se yakora iki uretse kwemera ibyo yamubwira? Nta kindi kintu yakora uretse kubona aho ngaho kumirwa. Ibintu byose umukobwa yarabibonaga cyane ko nta kazi yari afite, ahubwo we byose yarabyumvaga. Ubundi niki cyamujyanye ku muhanda, nibyo tuzajya tugenda tubibona tubibasobanuriramo gake gake. Wowe kandi subscribe, ufungure inzogera, ukore na share video iherayike. Ubundi nyuma ha video z'iyi filime nimba mwayikunze, kuyikunda ni ibyanyu mukabyandika muri comment muti part 2, ubundi nanjye nkabaha filime kuko nibyo nshinzwe. Yo disi barakwereka baje hano kagakobwa noneho karakaye, bakagejeje no mu bandi bantu utagira ngo none hahandi yarari, bamugejeje mu muryango wa nyawo, mu muryango nyine wa musore wa nyawo, umuryango wateranye mbega. Yo disi uyu ni mama wa musore. Uyu mukobwa yaje hano ari gukina, avuga ati sijyo niyo kere gukina Stefan House, imikino twe ntabwo tuyibamo. Disi umukobwa atangiye kumubwira amagambo mbega asa nk'amutungura, aho guseka umukobwa avuga ati sinene haba abantu ubundi bahera he, ati ndabahera he kugira ngo mbavugishe bigende neza. Batangira kumusara ati ntabwo ariko tubaye twege ukuntu tubayeho hano, ubundi tuba twishimye, ariko nawe jya unyuzamo unacamuka uzanemo akantu k'ubwenge, ntukageza n'utuntu nk'utwo ngutwo twe ntabwo tuba tutuzi, dore ahubwo hano hanaguteguriyemo akantu. Atakira gafate, barakamunagiye. Yo baravuga ati gafate. Umukobwa karamuca kagwa hasi, ni karima warakoze. Okay sawa. Ya umukobwa desi yatangiye kugatoragura. Nubuke neza aha bari mu bantu, nimba ari ururabo turaza kubireba neza turabisobanukirwa, nanjye ndabibasobanurira kuko nibyo nshinzwe. Disi kakantu wa mukobwa yatoraguye se arakamugaruriye, arakamuhereza. Atakiri ibyawe ntabwo mbishaka. Uyu mukobwa kunda yarakaye. Umugore warakimuhumurije ati mvane mbere kiranuka. Ati se noneho kanze, ati njye numva gahomora. Barakubwa ku ruhande disi babumiwe, batangaye kubona umushyashya mu muryango wabo, uje kumenya amakuru yabo y'imiryango yabo uko bari basanzwe babayeho, aje kumenya byinshi kuri bo. Mbega ni mu muryango wari ufite abantu 99 uruzura abantu 100. Uyu nawe yaje mu muryango wabo kugira ngo bafatanye. Yo disi wa mukobwa yatangiye gusabana na nyirabukwe, batangira kwenjoyinga mo gake. Yo batangira gusabana, abandi n'abaranga baromerwa. Ese birashoboka kubona na mukobwa nkuriya ari gufata nyirabukwe kuriya? Ati birashoboka neza cyane. Ati turi gukina mu twihorere, ntabwo ari kunkorera ubugome, ahubwo twe turi gukina mu tureke tuzi ibyo turi gukora. Yo disi batangiye gukina. Yo mu gukina, yo nyirabukwe disi bamuzengereje bari gukina, wa musore baraje wamushyira amaguru. Mu kuza arimo arareba ibintu barimo gukora,
kakobwa desika ugayoboye amaso abonye wa musore we ati se n'imikino urayikina? Ati ndayikina. Ati urayikina sheri? Uratangaje cyane. Mwubutse neza ikintu igice cya kabiri andika muri comment muti part free ubundi nyibahe part ya gatatu nayo ndayifite umbwire nyibahe. Andika muri comment nimba yabaryoheye ubundi nyibahe nyibatemo. Dusubire mu bindi bice by'izi video.